muvandimwe rero ibyo bintu icyo bimbarije singizi umbaje ngo nabyumvise ukumbajije nabyumvise ariko gusa bintera kwibaza nzi ko ari umuntu waba afite ukuntu abayeho byaba ari ukuri koko yabikora agafaranga kararikora wenda nko kuri njyewe njye utaratunga miliyoni n'imwe wenda ubwo sinzi ko yafite amafaranga kuri miliyoni none icya kabiri ari iz'umurwayi ari izo kuvuza umurwayi simbizi ntacyo nabivugaho ariko kimwe cyo gusa none na n'uwo Bosco Impaya yaraho yavuze ariko isi n'ubivuga wenyine abandi barabivuga ngo ese ngo kuki Theo yanze kugurisha inzu ngo avuze umugore ariko karakantu kantera kwibaza abantu macana arenze 3 harakumata ngo kuki yanze kugurisha inzu none se ntirenganya nawe ufashe nongere ngwareze inyuma ya kamera Theo wagurishije inzu akavuza umugore ko nabonye ahantu avuga ko ngo yabarira abana 11 abana 11 na Theo wa 12 n'umukuzi wa 13 baba bari cyangwa ndahibaza bikanyobera oya n'umugore yavuze ngo bagurishe none ngo muri 50% ivangamutungo urivuza umugore we 50 ariko mbwira none se bakoze divorce ndibaza baragurisha bagabane bate bakwa divorce macomesho urajyubona bose Theo nta kundi umugore we Theo yanze kugurisha inzu aragurisha inzu babiki bagiye abantu 10 bangahe ese undi cyumura ese koko umuti n'igisubizo byahonerwa mu kugurisha inzu yewe simbyo nakava ngo Theo nabonye umuntu wirahira ngo ntabwo akunda umugore we ngo akunda ibintu ngo Theo turatangiye kugaragara no kumvikana nka 2006 hari iteranije ubwo namenyaga rero duhuriye Kiruhura abantu bataramenya twanahuriye Katabaro abantu bataramenya atazwi acuruza amavuta y'abagore kuri Ziniya naranahamusuye icyo gihe atarasora indirimbo nimwe Theo yabanaga n'umugore we ikibungo iri Kabarondo n'umwana witwa Eric yari yaravutse ubwo umuntu bamenyeje undi Theo waririmbye ni uvuga ngo nta kundi umugore we babanyimya ngera mu 2006 nkuko mvuze nibwo namumenye 2006 kwiza umunsi yashinya 19 ubwo ntiyabuze wenda kuko Eric yari ariho ntabwo nari nabaza tongo basezeranye ryari bashakanye ariko mbere wenda katuye kwenda bari maranye 2 wenda cyangwa 3 uko kugiranya kwanjye kuba yari ukuri bamara imyaka 22 gutyo 20 se hagati ya 20 na 25 babaye maze babana hanyuma ubyaranye abana ngira ngo 8 hari barabana bashokora mu barere ntabwo bizi neza ariko abana babyaranye ubwabo n'8 inganya umuntu ukada kuri umugore uyu cyo babivugira nuko Theo yabyaye abandi bana hanze bakunzi bashora mu TV magana mu 5 tawashije mu izina rya Kristo tubifuje amahoro y'Imana isumba byose ngiye muri kumba kuri mikoro ni Theoneste Ntenganya niyo mazina yanjye ariko kandi reka dusuze abadukurikira bari mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba n'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda tuvuge ngo ni mu gihe amahoro y'Imana cyangwa se ya Kristo ariko kandi tutibagiwe n'umujyi wa Kigali ariko kandi twamuka n'impaka tukagira mu mpande enye z'isi cyangwa se mu ntara ya diaspora ari ya gatatu tubikunda kwita ko ya diaspora mwese rero mugubwe neza kuba dukurikira bari hirya no hino ku isi hose ku mugabane wose y'isi mwese nimugubwe neza mu mwami wacu Yesu Kristo ariko kandi dusuze n'abarundi bondi ntibavuga Ikinyarwanda ariko kiba kimaze nk'Ikinyarwanda wavuga ko bimeze wenda ariko ntibavuga Ikinyarwanda ku isi cy'ubwo Abanyarwanda gusa ku buryo bashobora gushaka umusemuzi se usobanura Ikinyarwanda hari amagambo amwe ngo bashobora kutumva nkuko nayo ikintu natwe dushobora kutumva ukabaza uti iryo jambo ry'ishari n'ugiye nonge nyabaza rwose kwambwiye ko wagiye ubwiza hose wasabye umusemuzi ntawe ariko hari amagambo bavuze ntibayumve ntabwo nk'uyoboye we ababizi bati ririya jambo yavuze reka ngwe nk'urugero nigize ko nda ahantu hitwa Maramvya niko bavuga ndigisha ariko n'umugabo twajyanye wari wanagiye pasori umugabo munini ugusumbye uburebure nza kwigisha niba naravuga kujya kandi ngori yati birashoboka ko yarafite ibigango nk'ibyana mvuga umugabo twazanye nyine umuntu ufite ibigango nk'ibyana kandi ufite ibigango barakanota
barakabika mutima tugeze aho batwakiraga ati none kwizera kanaka arafise ibigango nk'iyi ntafite ibigango rwose naho ngo ibigango niba ari ibirenge bitambitse meze nk'umuntu w'ibyarwaye amavunja twebwe icyo twita ibigango aho umugabo w'ibigango twebwe ibigango ni umuntu ugaragara ufite amaboko ufite igihagararo tuba ko afite ibigango naho kirundi b'ibigango ni ibirenge bitambanye urumva ko nkaho ukenera umusemuzi uko byagenda kose nk'ibintu bihumura baravuga ngo ni ukumota ubwo karamota wasumva iryo jambo wazarishyikira ko kumota ruhumura hari amagambo usanga atandukanye yenda gusa koko ariko niba guhumura bo ari ukumota reba hari akari uzabona gakunda gutera n'impaka ku bantu abantu babyina cyane katangiye ari akabarungu ngo uranzigamire igitsibo cyange ntuzu gitange iyo avuga jambo igitsibo ni ijambo rigonganisha abantu baritahura bigoranye bakabishyiramo imvugo yindi y'igishegu bagiye kubyita nk'iby'iwacu i Rwanda kandi abavuga igitsibo bivuga ikamba ese natwe tuvuga ikamba abandi bavuga igitsibo urumva hatari umusemuzi yakenerwa ni koko izo ndimi zenda gusa ariko hari amagambo atandukanye menshi igitsibo ni ikamba ngo harugirwa amagambo abiri gusa ngo fata ibigango ni ikamba nuko bayavuga biratandukanye ko ashobora kukimusemuza ahubwo navuze ngo ikinyarwanda kivugwa n'abanyarwanda gusa hari n'abandi bakivuga atari abanyarwanda baravukiye ibihugu byari bakavuga ikinyarwanda kubera kwegerana n'abanyarwanda baravuga ikinyarwanda ariko abakongomani kandi nanjye masisi narageze bavuga ikinyarwanda pe cyuzuye mu Bugande wamusibunaga n'abavuga ikinyarwanda ariko ikinyarwanda n'ikirundi n'indimi ebyiri z'ibihugu bibiri. Urakoze cyane rero kudusobanurira ninde yo gusobanura ibyo bintu ibwira gute amatwi. Nitwa Kwizera Valens Ziraziritse inshuti ya Shalom TV, inshuti cyangwa nyiri channel ya Ziraziritse TV, inshuti ya Ntiringanya duhora dukorana buri gihe mujya mumbwira ngo uko atajya agaragara ariko aragaragara mujye ku mashara yacu harawani byambwira ngo kuki ngo tuticarana ngo dukamere cyangwa tuzicare nawe ngo kamere ngo bari ngubaze byose birashoboka ariko turi abagabo b'abasaza bakuze bikundanira nyine kandi tubanye neza. Ndabaramukije mwese atuye mu Rwanda nkuko yatangiye baramutse ndabasuhuje mu ntara enye n'umujyi wa Kigali n'intara gatandatu ya diaspora ndabasuhuje bari muri Afrika no burengerazuba bwa Afrika burasirazuba amajyepfo amajyaruguru na Central Africa ndabatayije Papa Kaizi n'ujyaho ubona umwanya wo kumva ibintu nk'ibi muri Central Africa rutayisirino sa Papa Kaizi umwende karura umuhungu wa Gitare wabizi ko ari Central Africa uramuzi bya uramuzi Central Africa ngo ni bari ndamwibuka we urakora kunezererwa Imana ubati murinda bigwi Arabia Saudi bantu be kwagutwereye mukwe bwa yaramutwereye uretse ndasubiza barwereye ndikuramutse inshuti zanjye ariko yanabikoze mu izina ryaje abandi kuramutsa ni inshuti n'abavandimwe ningira kukuramutsa abanberereye abarigumba zirise yabo kandi ko nane biri unakora sibyo na ndagutaje rero bavuga ngo taho ko ubukwe bwa bwagenze basi mu ncamake uko bwagenze neza abasireka mubwira cyakora wenda avuga ntabivuga amabi uhinduka harafite bigenda bonye bwarakinze neza yewe nka Nyirambo wari uhari abahungu babiri b'umusaza umwe bari basezeraniye rimwe umwe niwe mukwe wanjye ashaka Imana Fisto nori ya mwana wundi bari kumwe mudamu we ni Aline nde umwe ni Fisto rire Arasto n'abana b'umugabo umwe ubukwe bwabereye hamwe basezeranye mu itorero hamwe bwararyoshye bwari bwiza bwari bufite abantu umuntu wese waje mu bukwe bwanjye musabiye umugisha Imana igumugisha umuntu wese wabutwereye musabiye umugisha umuntu wese wari kumutwerera ariko akabura uburyo kubw'ubushobozi musabiye umugisha umuntu wese wumvaga yaza ariko ntabona uburyo musabiye umugisha mwese muri inshuti zanjye kandi ntacyo mwari kunyuma mugifite ni impamvu zitandukanye wese wabutwereye tarabutwereye ariko yabishakaga wabujemo n'utarabujemo ariko yabishakaga akagira impamvu zimubuza mwese Imana bamugisha nanjye nzada ntaho ubwanyu kandi nzajya mbutwerera uko nshoboye ariko ubukwe bwagenze neza barasabye baratwajya mu rusengero tuza gutwikurura ubu bwose umugabo n'umugore baguye neza aho bari aho batuye nawe Ntiringanya wabujemo warakuze none gusaba umugisha twe twabikuzazana kamera ukamukamera tukabereka abakunzi bacu batahageze ubu twakubwereka Yasoni none nta kamera wazanye ngo tubwereke abantu batavuye kandi twe twabivuganye
waje ntiwayizana kandi wari uyifite. ntabwo nayizanye n'ubu ntabwo iri kwambara ikote ngo nanjye nicaye mu byubahiro ngo ngende gukamera ntabwo ugere gukunda ariko kandi karuvati ntibuze umuntu gukamera ndashaka kwicara ahantu heza ndebe ukwe neza avana kwiruka inyuma ya kamera ariko kandi ntabwo nakirira bikoreye nuko numvaga bitarimo ariko ubutaha niwongera gushingira tuzabikora. Sugi ufite abakobwa se? uziko ari umuntu nta kantu kagiye gucamo ariko uziko numvise ngo umuntu yagiye kugura serikeye bamubwira amafaranga ariko se mwangabanyije ko muri kumpenda kuko ndagira gupfusha baramubwira batari bati nugaruka tuzakugabanyiriza iyi ngiyi ihangano yigura gushya ariko nugaruka tuzakugabanyiriza ubwo se nagaruka kugura indi hano babwiye ngo njye kanatwara ebyiri njye kanatwara ebyiri nirongera gushyingira uzazana kamera sawa nanjye ahubwo ndabafite n'uyu tuzamushyingira tuyizane n'uwo n'uwanjye umunsi twamushyingiye uzayizana noneho cyane rwose nzashyiramo ariko tuzabona kuko barabifashe kamera tuzayibona tubwohereza abatarashoboye kuhagera n'ubundi tuzabikora nta kibazo ariko usanga atarahageze mutagize amahirwe yo kuhagera bwabaye bwiza icya mbere nuko bwari bufite imana kabisa imana nabonye harimo intore ziri guhamiriza we hari abantu bari baharaye basenga muri biriya hino nibyo bari barimo basenga ntabwo ari njye nabohereje ashobora kuba ari kwa bamwana bababwiye ariko baraye basenga hanyuma bwarimo abantu benshi warabibonye bwarimo intore zahamije zisusurutsa abantu nubwo numvise hari umuntu wagizaga ku materi agaragaza nako ziriya ntore mu bukwe bwa gikristo bwa bitari byiza wese agira uko yumva ibintu ariko njye mbona ari byiza ngiye ku giti cyanjye mbona ari byiza kubera ko ni ibyishimo ni ugususuruka ubukwe ni ibyishimo ubukwe n'umunezero njye ziriya ntore ndazikunda n'ubusanzwe ko nanjye kera narahamirije ni mutoya narahamirije uragumiza ndabizi harimo ababyinnyi babyina neza bari aho rwose njyewe nabonye ari beza twibukanye ko mu minsi umuntu y'umunezero umuntu abona ni ukuvuka ni ubukwe ni no gupfa urumva cyo gushyingira nicyo abona neza agomba no kukinezerwa umwe gusa ni wabona n'ubwenge bwe uvuka ntawe ubikurikirana uvuka undi wamenya abaje n'abataje upfa ntawe ubikurikirana ariko ubukwe ariko abantu bose bigishoboka bazajya bakora ubukwe ni bwiza kabisa bikiri imbere ya bigishoboka bajya bakora ubukwe kandi bishimije uko babyumva ibigendanye n'imyizerere yabo n'imico yabo ubundi bamarimo naho kubyina mu bukwe rwose ntibari bambaye ubusa umuco nyarwanda babyina biriya ni umuco wacu ubusanzwe kubyina kuriya ni umuco nyarwanda wacu rero rwose rwanye nasanze uragakiza imico y'agakiza ntaho itandukanye n'imico ya kinyarwanda ahubwo wavuga ngo gukizwa biba bikuyeho umuco ndashaka kuvuga iki hari nk'ibintu wenda dusanga ari imico none se ubu yaba wenda tungana gutya ariko abantu bacyambara inyonga n'ishabure tuba tubyambara ntabwo bavuga ngo wenda abakijwe ntibarabyambara bakwambara iki nibyo byari kuba bihari iyo abantu bacyambara uruhu ntabwo bavuga ngo yambaye uruhungo rw'igikoko iki n'iki kandi ari umukristo niho mwambaro uhari niyo mpamvu rero kuba haba amatora abyina kinyarwanda njye mbona biriya atari ntacyo bibangamye rwose hari mwene data niwe wabimbajije avuga ati ubona ari ibiki wenda nabona atari byiza ariko ku giti cyanjye bari abantu basusurutse kuko njye mbona ari byiza kuba barabyina ukuntu ubukwe burashabutse ukuntu burashyushye ukuntu umuntu wese arashaka no kubareba iki kikubwira ko kuba ibintu ari byiza umuntu wese buri wese umutwe umeze ngo aho babyinira abantu nta muntu ujya muri telefone bariya itorero riri kubyina nta muntu ujya kuri WhatsApp bose bameze ngo babareba kandi bagenda basekamo batera ivi kwa kuntu ukuntu bose bakumya amashyi babaryohewe rero murakoze cyane rero reka ubwo twabasuhugizaga ikirori cy'ubukwe bw'umwana wacu cyari kimeze neza ndetse cyane kuba hageze mwakwandika muri comment nimba tubeshya cyangwa se nimba ukuri kandi tubizi ko hari abantu benshi cyane ubukwe bwari buryoshye bwari bumeze neza bwari bubereye ijisho mu yandi magambo murakoze cyane rero reka dukomeze nari nkudeviyo gato murasuhuza abantu ariko kandi nizere ko barangije
kugira ngo ntabwo wabarangiza ntabwo wabarangiza inshuti yacu ari nyinshi ntabwo wabarangiza ahubwo tubwira ibyo wakora kugira ngo bajye badukurikirana. ibintu bakora icya mbere ni subscribe ukoresha icyongereza muri telefone, igifaransa ni sabone, kora ako kantu handitse sabone kandi umuntu wakozeho rekeraho ntawe ukoraho kabiri, iyo ukozeho bwa kabiri ahubwo uba wivanyeho. hanyuma mukore byitwa share ni iki? no kohereza ikiganiro inshuti zawe, usharinga kohereza ifata bibaherezwe bita like, ukora ahantu hari agakuye kameze gutya, bisobanura ngo ubu uri kudushyigikira, ubu uri kuduteza imbere, wowe watuma natwe twagera nk'abandi bageze, ariko si irushanwa turimo, ariko ni byiza ko natwe YouTube ya bishuti yacu akajya idufasha mu buzima, channel zacu zigatera imbere zikamera nk'izindi channel uzi, kuko na ziriya zose zagize abasabu miliyoni zirebwa n'abantu miliyoni, n'abantu babikoze, ntabwo ari channel yabyikoreye, n'abantu bayishyigikiye. Inshuti zacu mudufashe murebe imyaka 4 maranye channel itaragira abasabu igihumbi, abantu bahurangirenga arankunda ko kandi ntibananyaga, ariko ntibambwira ikibazo imyaka 5 channel itaragira abasabu igihumbi, barabona bizagenda gute? Ntabwo rero gukunda bigaragara muri YouTube channel n'ubwo batabikora bagukunda kandi n'ubwo bakora barabinyiritse aho rwose, no mu bukwe bwanjye barabinyiritse bose. Nirenga umuntu uzavuga nabi abantu numva ntawe uzongera kwemeranya nawe, abantu barakabaho. ubwo wari kuba ngo bakire se abantu tuvuge ngo iki? hanyuma tuvuge ko abakene aribo bantu, abakire n'abakene bose ni abantu kuko baremwe n'Imana kandi barunganirana kandi barafashanya. nta bantu bari abantu abandi baba batari abantu. ijambo ryumvise, nta bantu batari abantu, nta n'abantu b'abantu, abantu bose ni abantu. ariko kimwe cyo abantu nibiza nirega kwifuje kugira abantu, ariko baje mu ryavuye babo ngo bakire se abantu baje mu ryavuye buriya ni nk'umuntu umwe, buri byose bituruka ku muntu umwe. buriya ni nk'umuntu wenda umukire yahemukiye akajyana akavuga gutyo, n'abandi baba barakanduye, ariko muri make abakire bafasha abakizi batabayeho. none se niba abakene aribo bantu, hazabeho abakene gusa kuko aribo bantu buzura isi ari abakene, bazamarira niki? ahubwo bishatse kuba gutyo, ariko ngiye kuvuga siko biri, ahubwo bibaye ari inyito, kuko ahubwo bakire baba aribo bantu, ari ibyo ahubwo wavuga abakene si abantu. abakene bararushya, baragura, barasaba, baravuga, ariko ibi nibyo mvuze ntabwo ariko bigomba kugenda. Njye navuze ko abantu bose ari abantu, abakire n'abakene bose ni abantu. unyibukije muri zo kuvuga ngo nta mukene uzajya mu ijuru, ngo bizajyamo abakire. umuntu uzamubwire uti waguha imfunguzo zaryo niko wabigenza, uti Imana ishimwe ko atari uzifite, nta bindi ntuzibwire bitari ibyo. uzavuga uti uwaguha imfunguzo zaryo niko wabigenza, hashimwe Uwiteka utaraziguhaye. Imana izajyanayo abantu izajyana mu ijuru uyu mwanya, kandi mpaka twanabijyamo, niyibazi nizi icyo bazaba bujuje, nizi ko isi izagenderaho. ibindi byinshi tuvugamo ni amarangamutima, nk'uko tubyumva n'ibiki, ariko Imana icyo nzi nemera gusa ni uko ijuru rihari, ni uko kurijyamo bishoboka, ni uko nzanajyaho ngewe. ubwo niba nawe uzajya, ubu tubaye babiri, nta wundi nzi. Ariye nawe uzagera imbere y'undi basi Imana izabajyana nawe uzajya imbere. kandi uri kwanga gupfa. Wagiye ntabwo nzapfa. Kasubira abantu mu ijambo ry'Imana. Nzarama ntabwo nzapfa. N'uwabivuze ko sinzapfa nzarama se wari we. Uri umukandida uruvuze wowe. Uwavuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Ariko yaramye. Yaramye yakinganye. Sinigajana buri rero nyinshi. Ishobora kuvuga ngo ndaramutse uri ndashaje wose ndarujya usara. Nawe numara ngiyo yamaze uzapfa, cyeka uzayirenza. Ariko nzaba naramye nanone. Ariko uzageraho. Urasenga ugapfa, waterekera ugapfa, urarutinya ugapfa, wakwidegembya ugapfa, aho niho hambere y'urujijo. Ndabasoma ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cyo kubara ibice 22 umurongo wa 18. Kubara ibice 22 umurongo wa 18 haravuga ngo Baramu asubiza abagaragu ba Baraki ati, naho Baraki yampa ifeza n'izahabu byuzuye inzu ye, sinabasha gukora ibitandukana n'iteko ry'Uwiteka Imana yanjye, haleluya, ngo ndirenze cyangwa ndigabanye. Ngo amena ndirenze. Amen. Wabyumvise ariko? Nabyumvise. Naho Baraki yampa ifeza n'izahabu byuzuye inzu ye, apana ikiro, pana 2. Determination, umwanzuro.
umuntu agasinya ikintu ubundi kimwe n'abanyarwanda bavuze ngo findi findi yitwa naswararuga ibintu nibibe oya yego wiuno harabyo Baramu abagabo witonde bice ko nyuma y'ibi bintu yabirenzeho kugira ngo yabirenzeho nyuma yabirenzeho ndamushimira ahangaha gusa Baramu ndavuga n'uyu ariko urumva yavuze ngo nubwo yabintu byizuye inzu ye ubwo yashaka ibisagutse iyo nzu ahubwo oya kandi yavuze ati wenda akabati cyakora mpaye ibisagutse nagenda nazo ko birenzeho n'ubundi yashaka ibisagutse we yavuze nubwo yaba ibintu byuzuye inzu ye ubwo yashaka ibisagutse inzu ye yavuze ati nami birenzeho nzagenda inzu ye se uziyarangana giti meze ko yagiye nyine aho ukibitangaza yagiye nta bindi bishyashya abonye kandi nibyo n'ubundi n'icyamujyanye si cyo yakoze inkuru turahita twasomya Bibiliya twese uyu ni Baraki Baramu mwene Siporo reka mwene Bewori umwe muri bo n'abagabo bari inshuti ubu ingabo z'Abisiraheli n'igitero cyabo nuko bangana n'abaturage baganditse bameze nk'amabungo y'inzige atumaho mugenzi we ngo aza akoresha impano yo kuvuma yari afite bishoboka ko bari kuza akabavuma yavuga ati murakumiraho mwese wenda bari guhita bumva kuko ngo yaravumaga sana intumwa ze ngo arazisubiza ngo mugende mubwire nubwo yampa ifeza uzi icyo nshaka kuvuga ngaha ndashaka abantu bose bamenya gufata umwanzuro kandi bakawuhagararaho umwanzuro uri mu ruhande rw'Imana nuko yakomeje guhatiriza yashaka kujya ngo se ngo Imana ngenda arahatiriza kugeza uko yagiye Imana kanamutangira mu nzira uyu niwe kwisi yose kubisiyanga kugeza uyu munsi yabonye ikintu abandi batarabona burya ibitangaza tuyadushima Imana dukoreye iba yabikoreye n'abandi yesu ngo Imana mpaye inzu hari n'ababibye bakayibona twe dushimira ko twayiwe tutibye Imana ikatwubakira ariko n'ababibye bakayibona ngo Imana yaranyambitse hari n'amabiri by'ibyo bakatunza no kwambara ariko uyu yabonye ikintu nta wundi urakira ngo yumvise indogobe ivuga indogobe ye ayicaye irumburuma ivuga nk'uko turi kuvuga ariko kwese guhera kuri njye guhera kuri wowe ugiye gufata umwanzuro wo mu ruhande rw'Imana nibyaje nkunda kuvuga ngira n'indi bivuga ngo udinde guhindurwa n'ibihe iduhindurwe n'ibihe ibyo turaganira ubu ngubu impamvu muzi ko ngira ntirenganya tuganira ibintu n'amatorero n'amadini n'isengero n'ibiberamo n'indirimbo n'abahanzi n'amakura ntabwo tuba tujya hirya y'ibyo ni gake cyane tuvuga hirya yabyo ibi byose mubona bitagenda neza rero byose mubona biterwa n'abantu bateshutse kuri uyu mwanzuro wo kubana n'Imana batangira nibe n'Ibaramu yavuze ibyuzuye inzu hari n'abari guhindurwa n'udufaranga duke ari kunamurwa n'icyaha cy'amafuti ari kugushwa n'imibiri yabo kuko bashaka kurimba ati n'itono rimere gutya ari kugusha n'utugambo naho yaba ifeza n'izahabu yuzuye inzu ye sinabasha gukora ibitandukanye n'iteko ry'Uwiteka Imana yanjye haleluya amen ibitandukanye n'iteko ry'Uwiteka Imana yo haleluya cyangwa ndigabanya mbese uri kutwumva warirengeje bitewe n'iki warirengeje wari wahawe none se uyu bavuze ifeza n'izahabu byuzuye inzu none warabona zahabu ntirenge warayibonye n'amaso zahabu nyibona muri filime muri filime rero bazana n'itaka bakarihindura kureri gusa burya rugiye ngo niko bariyo filime muri filime ntagize gana gutya ariko zahabu narayibonye hari umudiyakoni wahariya muri Niboyi ayitwa Joseph ukora ibintu by'impeta byose birananiye nagiye arayinyereka ndabyibutse ati navuze binyereka zahabu arayinyereka ariko icyo nashatse kuvuga nta mu bintu biri guhindura abantu nta na garama imwe ya zahabu irimo bagahinduka gusa ariko nyamara baravuze ngo nubwo yaba ari ifeza n'izahabu byuzuye inzu ye ibyo ntabwo byatuma ngora ibitandukanye n'iteko ry'Uwiteka Imana yanjye ngo ndirenze cyangwa ndigabanye abashumba muri kurihindura abapastori abasenyeri abakristo abayoboke muri guhindura iteko ry'Uwiteka iry'Imana yabahaye mugendera wabonye abantu bitwa ngo benere kabo muri Bibiliya benere kabo bavuze ntituzanywa inzoga da sogokuruza rikabu yasize atubujije kuzanywa inzoga kandi Imana yabwiye Yeremiya ngo rero batereke inzoga imbere yabo ngo bazane ngo banywe Imana agira ngo irebe koko ko ari abantu bafite umwanzuro baramutsembera ati reka vana sogokuruza atubujije ufata umwanzuro
fata umwanzuro. asubire Imana ikubwira ngo inzoga ndeje yinkwe ntabwo bayinywa. Ubundi se wavuze ko ni ngombwa ko Imana ivuga ko iyejeje niyo yayihumanije se niba itejejwe niyo yayimye kwera. Kumwe kuvuga nk'umu ujye mu madeba y'inzoga dore ko wagira ngo nazi ko bavuga ngo buzira na bwana niyo nda yawe ariko tugiye guhita tuhindura kuko ntabwo ndakora nk'umwigisha nka cya kintu cy'ubushize tuganira duke twegereye no gusoza muri hafi, ariko gusa turagana twerekeza kuri iri jambo. Abantu benshi uzabona ni uko banze guhagarara mu ijambo, bemere basonze, bemere bambare ibitari ibyo batashakaga, babariragiye ngo urugero bajya kurega amatorero n'amadini byabo. Burya ni uko utavuga muri iri jambo ngo wamate oya reka ngendane n'Imana gusa, niri gukora ibitari kugira ngo ndirenze cyangwa rigabanye. Uzi nkuru y'uwitwa Mikaya, umuhanuzi wagiye kumuzana ko intumwa yagiye kumuzana, bageze mu nzira isa n'imuri urwara nimo hagatekerezo shaho rero ndahavuga situation mpazize ndayizi. Abahanuzi bose bahuje inama, ubise ijambo bahuje inama yo guhanura umwami ibyiza. Amuhanuriye ko azatsinda, agiye guterera moti y'Galeyadi. Mikaya ujye unyuranya buri gihe uramenye n'uhagera uhuze nabo. Arabwira ati nkora Imana ihoraho, icyo iteka arambira nicyo ndi buvuge. Determination Kristo niyo ngiyo ubundi. Nuko rero ntabwo turakweza kugara kuri ijambo nk'uko nakubwiye, ahubwo wowe nganizi watugiye kunganiza, ariko turajya tugaruka muri iri jambo kugeza biri guterwa n'abashaka kurenza abo numvise ngo bigaragaze ko tutaramye amakuru yabyo. Ntabwo numvise wowe, ariko ntabwo tuvuga by'ukuri turamye amakuru yabyo neza. Ngo itorero ngo cyemeye ngo kubishyurira ngo iki harya hanyuma ngo nyuma riranga se ko ngo bashitoresha muri muture mufashe abaturo yabaye make abamanze kuyatanga. Ngo ni wowe wanze abandi barayatanga, ngo ni wowe ese abandi banze kuyatanga abantu baragiye ku ishuri urumva neza bakemererwa kwishyurirwa urumva, ariko nabo bashobora kuba abo bantu bohejwe na ADP ngo bajye kwiga. urongeye uvuze izina ry'itoro narakubujije wongeye ngo bajye kwiga. Abo bantu batunze ngo abantu bafite imiryango bakoreye idini cyangwa itorero urumva neza barikoreye none uretse bakoreye itorero barikoreye gute se bamwe se bari abayobozi n'ubundi, ariko hari bajya bava makurari barakristo basanzwe nahise uri bakoreye itorero uwo ari umuyobozi wowe nawe ukoreye itorero. Njye nta nkora itorero, nkorera Imana nta nkora itorero. Ukora itorero n'uwo rihemba mva gusubire kandi arakubwiye iki gihe kinini. Ukora itorero n'uwo rihemba uwo n'umukozi w'itorero kuko rimuhemba. Njye ntabwo rimpemba, nkorera Imana kuko ari impemba. Ntabwo ndi umukozi w'itorero njyewe, ni umukozi w'Imana kuko izampemba ni nayo impemba. Ariko ubundi hari ikintu agomba kwibaza. Njye hari ntari bwemeranye nawe, batanze itangazo urabyumva neza, abantu bumva bafite ubushobozi bafite n'ivizinizi bajya kwiga uranyumva neza. None se ibyo bari kwiga si inyungu zabo bamwe na bamwe, aho itorero ribafasha ndahagaruka ndabyemera. Kwiga si inyungu z'umuntu, subiza ubumenyi si ubwe ubwo se biregeje ko n'abazamara kwiga n'itorero bakarivamo uzi ntabwo bizabaho. Aho icyo ni ikindi, nibaza bagakora bazaba abakozi bahembwe ahubwo itorero ni ryiza, ahubwo itorero ryarabafashije cyane. Aho ibyo wowe ufana ngo batunze ngo akaringa nzakubira ageze ryane. Njye ntabwo dutunze ngo ntabwo dutunze ngo abo si bagenzi ba kuki si bumva tutabaho kimwe. Aka kantu ngiye gahora kandya buri gihe, kuki tutabaho kimwe nibabeho nkatwe. ADPR wayivuze njye simba shaka kuyivuga ko nito mbamo nanjye nkunda, ariko iraduhemba njye nawe. Ntabwo se dukora mu rusengero, ntabwo se turye, ntabwo se turarekara amase nirenganya urarekara amakudahembwa, ntabwo tunyuzwe. Abandi bo barekara amabiterwa n'iki? Ako kabazo ndagahorana igihe cyose. Baduhembera iki? Niba waratanze demande dorapuwa, niba warandikirwane ku rusaba akazi bazaguhembe uzarekanwe n'umushahara. Hanyuma kuri abo bantu rero njye navuga nti abavandimwe batari none se ubundi biga iminsi mike mu cyumweru hari siga ku wa gatanu gusa, ntabwo biga icyumweru cyose. Ariko
agomba kuba ari kuwa gatanu gusa, niba ari iminsi ari myinshi ni 2 mu cyumweru, ntabwo ari icyumweru cyose. None ni gute batatunga imiryango yabo kubera ko bagiye kwiga gusa ngo barabohereje? Icyo cyatuma barekanwa bagakora imyigaragambyo? Nabyo ntabwo ari byo. Ariko ntibakora ibyo bakoraga, kandi bibuke ko ubumenyi ari ubwabo. Niba itorero rifite akantu ribafasha, hari akandi bagomba kwifasha nabo. Bagiye kuba abandi njye mbona leta yubakira amazu, nabonye hari baravuze ngo rurisingo ko nta ntebe zirimo, ibati ngo ryarapfumutse, itafari ngo ryavuyeho, tuwarete yarasenyutse. Niba harasigaje amateka abandi bitwa gutyo nabonye babirikarama, niziko abandi barumvise baraye, ariko bari bandi bavuga ngo basigaje n'amateka. Ariko basigaje n'amateka ntabwo yakubakira tuwarete wa icukure bikundi. Nguko rero niba baragiye kwiga, itoro ryemeye kubafasha, nibyo rero bafashe ndagato rishoboye. Ariko turavuga bike, tuzaganira aho tumenye amakuru, turavuga twaganira tumenya aho ruzingiye neza. Ariko kimwe, ese ubundi wigarakambije wenda ukanga kwiga, wenda ukitwara ngo ubukoze gikristo? Ubwo ntabwo ari gikristo. Ubumenyi ni ubwabo icyambere, ahubwo bashyira umwete biga, bagiye mu ishuri bizabagira umumaro. Hari n'abazabirangiza nk'uko narimvuze, bakoze gukora itorero. Ntabwo ibyo byaba ikibazo ngo wenda cyakora akatuvugeho bike. Ibyo tumenya andi makuru tuzasangiza abakunzi bacu. nta n'impamvu yo kubitindaho. Umuntu wemeje kujya kwiga afite icyo yakurikiye, nashakisha imbaraga zituma akemura icyo kibazo kugira ngo azarangize kwiga mu mahoro. Abantu bakuvuga ngo dufite imiryango gufasha ntiyifashe, kandi nerega wenda ibintu by'imitorero nawe urabizi, ahubwo yivuga icyo nabireke kuko ibintu byo mu itorero nawe uribamo. Niba amafaranga yose itorero ikoresha riyakesha amaturo atuye mu nsengero zabyo, bigomba kujya ibibazo kuko amaturo aba menshi. Ejo ntabwo bahora bahembwa kimwe, ejo arabura, ejo akaboneka, wa mugani akagira n'abanga no kuyatanga bamwe na bamwe, abandi bakava mu ituro bakagenda, abandi bakayimana, ntabwo ahura aramwe. Rishobora kuvuga umunsi ryabonye miliyoni z'ibihumbi 400, ibikorwa ntabwo biraba bimwe. Bishobora kuba uyu munsi wenda batabafashije, ariko ejo bazabafasha. Ariko ntabwo nzi aho bavana urugero natanga gusa, ntabwo ari ikintu bakosobanukiwe neza. Ntabwo byaba impamvu yo kuvuga ngo kwigura icyakoze kuko wa mugani wa uwubona bimwangamiye nataye ajye gukora akazi ke, ararushya abantu kubera iki? Nabireke kuko ubumenyi n'ubwe nubwo kugira ubwo bumenyi nataye, aho kwigaragambya mu ishuri ngo ashyire umuka bawo ugakunda ko karatambutse nako tukaganiriyeho. Hanyuma rero tujye gusura Theo. Ziki zaza bari muri kaminuza iyo ngiyo, ese ko bagiye kwiga babishaka? Ese kwitangaza wacu ryahatambutse ko ntagiyeyo, nuko nzi ko ntabishoboye. Ubu wacu wabonye afite ubushobozi bwo kujya kwiga, yagiye kwiga, niyige rero, yiga ahubwo ashyire umwete, ahubwo amenye ejo azatuyobora. Umva ko bari kugira ngo basaze, harimo n'abasanze mu kwezi kwa gatatu bari bazabasoje ejo bundi aha ngaha, baze muze mutuyoboresha, ahubwo mushyire umwete, mwishakire uburyo mwige basarura ibyo wize. Hanyuma wari wasura Theo, ariko Theo bose babireba si umukristo wasije no sorry wiwanyu kuri sheri si uwanyu waramusuye kakubaze ndi imbere ya kamera, none ndi kumubaza ari njye uri imbere undi uvuze bihuriye. Theo afite ikibazo cyo cy'amasura. Theo yarwaje umugore, ntabwo ndi muri sosiyete, ndabyumva ubwo abakora sosiyete abo bazamusura. Mbese mu rusengero rwanyu abashinzwe sosiyete n'ubasura abantu bahuye n'ibibazo, subiza ibyo nyine nkubaje nibi, si ibyo nkubajije se, nicyo nkubajije nta kintu. Abadiakone sosiyete abadiakone yagiyeyo, korari niba yavuze, ariko ziko hari abantu ndavuga wowe ku giti cyawe. Umva uyu munsi ku wa mbere ibyo mujyana nimwe mubizi, weha ntibizagere kundi wa mbere utaramusura kandi uvuga ngo yego nta kibazo. Turabanza tubaze n'umudamu hari watangiye kuri dialyse, icyo nicyo cyisha abantu rero. Umuntu akaba mu bitaro ngo nabuze icyo mushyira, yewe musuye kabiri kandi arabizi ko ntagira amafaranga, ntayo namushyiraga, kandi twarishimanaga ndetse twakoranye n'ikiganiro rimwe na Theo. Iki Rugamba yaravuze ngo ifu nibagara ubuntu burya n'akarenge,
inshuti nyayo ntigenda ngo iheriyo imara iminsi ikiyibutsa ikagaruka. tukiri kwa Theo bose babiri ntabwo wumvise kuririmba koko uretse uzaba ni muri uru muririmbo tukiri kwa Theo bose babiri hari amakuru kuvuga ko umuyobozi wazamurishya ngo yabibye miliyoni 9 ayo makuru yawe yumva kuri social media ari umuvandimwe yibye miliyoni 9. numvise ngo sinzi ukuntu ngo niba bamuhaye simukadi y'umugore, sinzi ukuntu bari baganiriye bamuha simukadi y'umugore wa Theo ubwo ko yabaga kuko numvishemo ko ngo baje gukora swap yayo nyuma bamenye ibyo ngibyo, ariko ngo ashobora kuba ari wari uyifite hari ngo muri social media byatanze n'andi macano ngo nanjye ni social media ndiho nanjye sindi umunyamakuru uganira n'abantu gusa bamwitaga bifuza ariko ngo bavuga sikije ijambo risobanura ntabwo mbizi, ariko sindi umunyamakuru gusa icyo numvise nuko ngo nyine byagenze uko ngo bagiye gushiduka ngo hari amafaranga ngo 107 ngira ngo nabivise kuri Bosco Empire agari kazi none bikurikiye kuri Bosco Empire mvuga bivuga neza ashize amanga nk'umuntu ubizi ko bashikuzana hari 107 aho bayiboneye ngo maze gukora ari swap wenda, ariko ngo basa kujya kuri historic muri muteni ngo basanga nibura haraco miliyoni zirenze 9. Muvandimwe rero ibyo bintu ikibimbarije singizi umbaje ngo nabyumvise ukumbajije nabyumvise, ariko gusa bintera kwibaza kandi ko ari umuntu waba afite ukuntu abayeho byaba ari ukuri koko yabikora agafaranga kararikora wenda nko kuri njyewe njye utaratunga miliyoni 1 wenda ubwo sinzi ko yafite amafaranga kuri miliyoni 9 none icya kabiri ari iz'umurwayi ari izo kuvuza umurwayi bizi ntacyo nabivugaho, ariko kimwe cyo gusa none na n'uwo Bosco Empire haraho yavuze, ariko isi no bivuga wenyine abandi barabivuga ngo ese ngo kuki Theo yanze kugurisha inzu ngo afuze umugore, ariko karakamwe kandira kwibaza abantu macana arenze 3 harakumata ngo kuki yanze kugurisha inzu, none se ntirenganya nawe ufashe nongere ubareze inyuma ya kamera Theo wagurishije inzu akavuza umugore ko nabonye ahantu avuga ko ngo yabarira abana 11 abana 11 na Theo 12 n'umukozi wa 13 baba bari cyaba ndahibaza bikanyobera. oya n'umugore yavuze ngo bagurishe none ngo muri 50% ivangamutungo urivuza umugore we 50, ariko mbwira none se bakoze divorce ndibaza baragurisha bagabane bate bakwa divorce macomesho urajya ubona bose Theo nta kundi umugore we Theo yanze kugurisha inzu aragurisha inzu babiki bagiye abantu 10 bangahe ese undi kintu nakwe ese koko umuti n'igisubizo byahonerwa mu kugurisha inzu yewe sinjyo nakava ngo Theo nabonye umuntu wirahira ngo ntabwo akunda umugore we ngo akunda ibintu ngo Theo yatangiye kugaragara no kumvikana nka 2006 hari iteranije ubwo namenyaga rero duhuriye Kiruhura abantu bataramenya twanahuriye Katabaro abantu bataramenya atazwi acuruza amavuta y'abagore kuri Ziniya naranahamusuye icyo gihe atarasohora indirimbo nimwe. Theo yabanaga n'umugore we ikibungo iri Kabarondo n'umwana witwa Eric yari yaravutse, ubwo umuntu bamenyeje undi Theo waririmbye ni uvuga ngo nta kundi umugore we babanye imyaka ngera mu 2006 nkuko mvuze nibwo namumenye 2006 kugeza umunsi hashize imyaka 19, ubwo ntiyabuze wenda kuko Eric yari ariho ntabwo nari nabaza ngo basezeranye byari mwashakanye, ariko mbere wenda katuye ko wenda bari maranye 2 wenda cyangwa 3 uko kugiranya kwanjye kuba yari ukuri bamara imyaka 22 gutyo 20 se hagati ya 20 na 25 baba bayimaze babana, hanyuma ubyaranye abana ngira ngo 8 hari barabana bashobora mu barera ntabwo bizi neza, ariko abana babyaranye ubwabo n'8 inganya umuvuga adakunda umugore uyu cyo babivugira nuko Theo yabyaye abandi bana hanze, ariko twavuga ngo none ko yabyaye abandi bana hanze bisobanuye ko adakunda umugore. Icyo nagirirwe ivise n'icyo kibivuga cyangwa ahubwo icyo cyahamya ko akunda umugore we 110%. Niba yarabyabana nzereka akabakuwe akabyara ariko kabiwe kandi n'uwo akabyara
abana umunani se ni bakeya Ah. ubwo saka ahubwo akunda uwe ahubwo kucyabyarana nabo bo hanze ntagumane nabo ntajye no kubacyura ngo yigendere akaza ko ahubwo akunda uwe ahubwo muri abo bo hanze ntawe arabona utu njye niko navuga ahubwo none kuva ahubwo dore ikintu cyo ahubwo abo bantu bo kubacano ku masosho media ahubwo nibabanze bavuge batari ku wundi uwo mugore ararwaye koko kuko abenshi ntibaramubona ntibamusuye ntibazi uko amerewe nibanze barahagikije ngo ubwo bari kuvuga ko Theo yaba ari kubeshya nibarebe n'umugore niba arwaye ngereye muvandimwe narabasuye aho utuntu ducometse hano bacomekaho ibyo byo kwa muganga biyungura amaraso yarahanyereka ko babanje gushyira hano mbere habaye inkovu n'ahandi bahise hano hafi y'ibere baraharetse bashyira ahandi bamara igihe bakimuka umugore wa Theo ndamuzi imbere afite ibiro hafi nka 70 nawe kubiri kose amusendera ukuntu yananutse ndabibona ambwira ibiryo yemerewe kurya n'ibyo bamubujije buryo uzi abantu barwaye impyiko bateka kunywa amazi ahubwo arabibujijwe kuko isuku ntabwo ari ukurwara impyiko zamaze kwangirika zose deja burya amazi twe tutarazirwara nitwe tutetse kunywa menshi niba watangiye kuzirwara buhoro ahubwo bambwiye kunywa agace k'akaruri k'amazi ahubwo ntimere kunywa amazi menshi bambwira no kurya amagi ariko akarya y'umuhondo w'imbere gusa ibyo by'umweru ntabiye njye twaraganiriye twaricaranye ndamubona yararwaye by'ukuri bya biro byarashize kuva umugore arwariye mbasubira kabiri umugore we iyo afite ameze neza kuri telefone njya muri telefone isubire uke tukavugana cyangwa mbona ahubwo abantu bari kuvuga ahubwo babanze banamubone barebe nuko ameze babyitegereze babirebe ariko kuba rero kuva kwenda ngo yagiye gusaba ngo ararira ariko bavandimwe aho bari amarira ngo yarize nta muntu usaba useka buri muntu wese asaba ababaye ataka ababaye ibyo Theo yakoze nawe uri umugabo byagucanze wabikora ntibakamucire urubanza abaririmbyi b'icyabugu batitse bitwa inyenyeri z'ijuru ujye ubumva bamwe baririmbye covid bagira indi bivuga ngo data ngo ndatakambye ngo kandi nta utaka atababaye ngo ngiye gutaka ari uko nashingutse ayo magambo narayakunze mu ndirimbo yabo wahi data ngo ndatakambye ngo kandi nta utaka atababaye ngo ngiye gutaka ari uko Theo yagiye gutaka ari uko yashingutse nta utaka atababaye bavande buriya yaraburize gusa yiriza ariko bukari agakino njyewe simbizi bukari agakino bukwari kugira ngo ubone amafaranga ubundi bajye kuri mituweli babakorere diyalize nta kibazo icyo njye nabonye ni uko umugore wa Theo arwaye njye sinabibwiwe naramusuye ubwo ese ariko ntirenga ubaye ufite mituweli ikakuvuza nk'uko ibikora ukarwaza umugore imyaka uramugora amaze arwaye waba ugifite iki ni ukuri ngo wajya wishyura 200 ku munsi y'ibiceri imyaka amaze arwaye nuko amerewe n'ubuzima n'abana mu ishuri n'abarwara n'ibisanzwe n'ibiki bisanzwe ntabwo waba waranyeganyeze ko nabonye narwaye umwaka umwe ko nari narangiye yari imwemereye none se abamuhaye amafaranga barayamuhaye ariko impyiko ntarayimuha ubwo nayimuha azamushimira none se amushimiye ejo akisubiraho yamushimye icyo cyo korode usikara umugabo nawe uriya je ubwo niba yarashimiye bamuha amafaranga impyiko ntawe yamuhaye nayimuha azamushimira azajya kuvuga amavuta ndashimira na korode wampaye impyiko dore ndi muzima nta kibazo nawe kuvuga mituweli ariko nabi mituweli bike ko ngira ngo inama minisitiri byemera bitangira uko kwa gatandatu kuyishyiraho mbere yaho ntiyari irimo ariko icyo navuze nubwo byakorwa na mituweli Theo yarahungabanye ubuzima ubutunzi bwarahungabanye uramugwa arwaye igihe kinini banakoreshaga diyalize 3 mu cyumweru njye mbere uko bambwiye ko ari kwikoresha 2 kubera amafaranga esa abana tuyagushyira mu gaciro kamwe cyane abantu bari kuvuga barandemeranya nabyo pe niba wemera ko umugore we yarwaye akarwara impyiko zone keretse uvuga atarabeshya ndi yarwaye ariko niyo yararwaye njye namwigiriyeho twarishimye turaganira yararwaye pe kandi n'inyuma ku buzima ku mubiri ubona yarahindutse niyo ufite imitungo ingana gute ukarwara imyaka uramugura amaze arwaye waba warahungabanye waba warakennye namwe njye narwaye umwaka umwe ariko mbona ndanyeganyeze n'abantu bamwe baramfasha abandi barabera uzi ko ari abantu umva akantu ntirenga uzi ko abantu bamborotse muri telefone 2021
banga kukomeza kubasama mbwira ngo bongeye kumbaga nabuzayo imiti abantu baramboroka none na n'ubu banzi kumborokora kandi ntakirwaye ntakibasama bazi ko nakongera baramborotse kuva icyo gihe kugeza n'ubu kandi bagenzi banjye ni inshuti ntabakristo ntabagabo ntabadiyakoni ntabarimo abantu bamborotse icyo gihe bandambiwe nubona ku musozo abantu bakunda ubaha ariko ntabwo bakunda ubasaba none se kubavuze ko ikiganza kidatanze kitanakira ni cyane kono biriva ngo gutanga nibyo bihesha umugisha Imana nta kindi kintu wese n'umugisha kwisi uretse gutanga niho yavuze ngo gutanga bihesha umugisha yarawufashe wose we yatanga iwukubira mu gutanga iyo utanze nongera avuga nti rero ibyo uvuga ngo arabeshya ufite umutima we amuhera icyo asabira mbese bari abantu batubwira ku mana ngo amaye igiceri ntabayanywera ntabajya kuyanywera cyangwa kujya kugura urumogi ariko iyo nyafite nyamuhera ko asabye ntabwo nitaye kugera yakoresha asabye gusa ndamuha kandi bashaka kwishyira muri politike yashubije igihugu yashubije mwabavandimwe uriya gukora ararwaye kimwe cy'ibyo muvuga byose ararwaye niba derisi yagiye kuri mitiweli ni amahirwe se ko wenda niba ari 10% ntabwo se undi ngo bazaba bishyura ngo bizamize bite ariko kimwe cyo umuntu ararwaye rero bavandimwe inshuti zacu bose babireba ufite ubushobozi Imana namuhaye ambo hafi ko bishoboye ibindi biharira Imana kandi cyane cyane namusengere uri hafi namusure nayo masosho media mugereyo ayo macabi bugende mutero kamera ntabwo bari bwange ese n'umugore mumuvugisha mwumve uko ababwira muri nuko ameze nabyo mubibone byaba ari byiza murakoze rero Imana bamugisha ndasoreza kuri rya jambo nta rindi ndi busome kandi ngibutsa abahera ikiganiro mo hagati nasomye mu kubara ibice 22:18 Baramu asubiza abagaragu ba Baraki ati naho Baraki yampa ifeza n'izaho byuzuye inzu ye sinabasha gukora ibitandukanye n'iteko ry'Uwiteka Imana yanjye ngo ndirenze cyangwa ndigabanye ngasoza nkubwira ngo kaza ya kibe kikugamburuza uri ku Iteka Imana yawe ubonye ibi baguhaye ibi wambitswe ibi wawe telefone ya ni ifeza n'izahabu byuzuye inzu uyu yari yabyanze nubwo nyuma yagamburuye akagenda ariko ndamushimira hanga kuri mwanzuro mwiza yarafashe mbere aba ngo dufata uro duhagararaho ntuhindurwe nibiye uce mu bihe bibi uce mu muriro ariko uve mutakunukaho utanahiye uve mu muriro utakunukaho murakoze Imana bamugisha dusenge Mana data twese uri mu ijuru ndagushimye ko ugira icyo ukora ukakirema ukagikomeza no ugira uko bigenza bikemera kandi ntabwo tuye kubigenza ufite uburyo bwinshi haraho wakamije inyanja ukoresheje inkoni ukamya Yorodani ukoresheje ibirenge by'abatambyi n'isanduku bari bahetse nyamara kugiye cyaba Paulo barambutse ubwato bumenaguritse tika ko bagenda kumbaho n'indi bivuye mu nkuge ubwo buryo uko ari butatu urabwihariye kandi bambukaga amazi bose urabatabara bakira bose barakira ariko utakoze kimwe kuko Imana ifite uburyo bwinshi uhabwa icyuro data uyu munsi rero uracyafite uburyo watabaramo abantu watabara itorero watabara abasenga mwami ndasenge muri iki kiganiro afite impamvu akeneye ubutabazi bw'ijuru ahandi hose byaranze inzira zose byaranze akeneye ubw'ijuru gusa mugenderere mufashe mu nzira zawe nyinshi murengere natwe dufashwa udumugisha n'izicano zacu uzihugisha uzagure zigere kuri nk'uko izindi bimeze kuko kuri Imana ishobora byose duha iminsi ngiyigoye uturinde gukora ibitaro kwiteko ryango tureke turigabanye ude guhamya ukuri no kuba mukuri kuko ukuri ngo hanitse ngo twereshe ukuri ari ryo jambo ryawe urakoze kubikoze byose mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen amen Imana